yamenyekanye cyane nka Kate Bashabe. Ni umunyamideli, umuririmbyi, umushabitsi ndetse n'ibindi byinshi akora, yaba ibyo ahitamo kureka rubanda ndetse n'ibyo agira ubwiro bwe. Ni umwe mu bakobwa bagaragaraho amafaranga ndetse umunsi ku munsi ubuzima bwe bukunze gutangaza benshi, ariko ikibatangaza kurushaho ni uburyo agira umutima uciye bugufi, agakunda gufasha abababaye ndetse n'abatishoboye. Uyu munsi ugiye gukora urutonde ukuntu rwaba rungana kose, rube runini cyangwa se ruto, yewe mu ngano wifuza, ugashyiraho abakobwa b'ibizungerezi ariko batunze agatubutse. Nk'uko nabikubwiye, uko urutonde rwaba ruto kose cyangwa se rukaba runini, udashyizeho Kate Bashabe waba wirengagije kuri kugaragara. Uyu ni umukobwa muremure ufite ubwiza bufite intego, akagira inzobe ikeye izira agaheri. Ndavuga Kate Bashabe ni umukobwa w'ubwiza bwazonze abagabo batagira ingano, akaba igisobanuro cyiza cy'umukobwa uteye neza. Uyu munsi yashyirwa ku rutonde rw'abakobwa bafite ikimero cyiza cyane, ariko buriya mbere siko byari bimeze, kuko yari yitereye nk'agahungu wabonaga agenda ukagira ngo arimo araza. Kera nameze nk'agahungu neza neza, nananutse cyane. Naragenda ukagira ndi kuza. Kuna nanutse nyuma imbere byose byaranganaga. Kubera ukuntu uyu mukobwa yari yitereye nk'agahungu, ngo no kubona udusore tumutereta byari ikibazo cy'ingume. Mu gihe gito gishize ngo nibwo abasore batangiye kumwegera bamuganiza ku mishinga y'urukundo. Kate Bashabe ni umukobwa ukunda abantu cyane, agira umutima mwiza, uhora yisekera, dore ko anaseka neza, ariko kandi kugirana ikiganiro nawe byururutse umutima w'ubikora, bigatanga akanyamuneza kubera n'urwenya uyu mukobwa akunda gutera. Uretse kuba ari umushabitsi akanaba umunyamideli, Kate Bashabe yibitseho n'izindi mpano nyinshi zitandukanye abantu benshi batazi. Uyu mukobwa yifitemo impano yo kubyina, gukina teatre ndetse no kuririmba. Uyu mukobwa yararahiye avuga ko nta mugabo n'umwe wamukubita. Imvano y'aya magambo ni ceinture noire afite mu mukino wa karate. Urumva ko ashobora kuba afite ishingiro, ariko bayo utabyemera wazabigerageza. Uyu mukobwa ni ikimenya bose, akunzwe n'abatari bake, dore ko kuri Instagram account ye akurikirwa n'abagera ku 743. Inyamara igisa n'igitangaje bitewe n'ibyo twamaze kwishyiramo, nuko Kate Bashabe atagira umuntu n'umwe aflowinga, ahubwo agaflowinga ibigo bibiri birimo ikigo cye cya Kabash Cares, Contact Rahura ndetse na Kabash Fashion House, inzu ye ikora ndetse kanagurisha imideli. Iyo abajijwe impamvu nta muntu aflowinga, umva uko asubiza. Uko bimeze? Magomba gukurikira abandi bantu. Kan baru dah sawan. Ubri. Uyu mukobwa yigeze kuvuga mu rukundo n'umukinnyi Sadio Mane, biramenyekana mu Rwanda ndetse no muri Senegal, ariko byaje kurangira Sadio Mane akoze ubwo n'undi mukobwa utari Kate Bashabe. Inkuru y'urukundo rwa Mane ndetse n'Abashabe ijya mu mateka. Ni byinshi byamuvuzweho, hariho urukundo rwe na Sadio Mane, uburyo yigeze gukubita abakobwa babiri wenyine akabifasha, ndetse akaza gucumbikirwa kuri sitasiyo ya polisi kubera gukekwaho iki cyaha, ndetse urukiko rukaza kukimuhamya. Si ibyo gusa kandi, kuko inkuru ze zigenda zikagera no ku nzu ye y'agatangaza yamutwaye imyaka 4 yose ayubaka, n'ibindi byinshi bigenda bigaruka ku izina rye, bigatanga ikinyuranyo kigari hagati ye n'abandi bakobwa. Ariko se mu by'ukuri ubundi uyu mukobwa Kate Bashabe ni muntu ki? Abayeho gute umunsi ku munsi? Ubuzima bwe kuva kera cyane akiri umwana muto bwaranzwe n'iki? None turavuga iki ku ngano y'amafaranga ye? Ese ko nkunze kumva benshi mu bakobwa barigwije bakunze kuvugwaho ko bayakura mu bagabo, uyu nawe niko bimeze cyangwa ari ahandi? Wakoze guhitamo kubana natwe muri iki kiganiro. Ibuka gukora subscribe niba utarakanda kuri ako kazogera k'umutuku. Ikiganiro nugikunda ukore like ndetse unagisangiza abandi. Aka ni agacuma k'ubumenyi usoma ugasobanukirwa, wacururuka cyane kubera no kutamenya. Njye mwenzi w'iyi ntango nitwa Aime Confiance muri Isanga. Bahaye ikaze nanone mu kiganiro duhuriza hamwe ubumenyi, ibyishimo ndetse n'ibitekerezo. Ikiganiro mugira mu ruhare binyuze muri comment muduha. Niba aricyo wifuza ko twazagaruka ubutaha,
twandikire. Ndakubitsa ko turi kuganira ku mateka n'ubuzima bya Kate Bashabe, umukobwa w'ubwiza n'ikimero birangaza benshi, ariko abenshi cyane bagatinda ku buzima buhenze akunze kugaragaza ko abayemo. Abamuzi kurisha abandi bagatangazwa cyane n'uburyo agerageza gushyira ku munzani ubutunzi bwe ndetse n'umutima mwiza ufasha kandi ukazirikana. Amazina ye bwite ni Catherine Bashabe, uwamumenye nka Kate Bashabe cyangwa se Kate Pitt. Uyu mukobwa yabonye izuba tariki 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1990. Ni umwana wakuriye mu cyaro aho yarerewe kwa sekuru. Ku myaka 7 y'amavuko nibwo yasubiye kwa nyina umubyara, ari nawe wamureze kugeza akuze akavamo inkumi twese twamenye ndetse benshi bakayishamadukira. Uyu mubyeyi we w'umudamu ngo ni umuntu akunda cyane kurisha abandi bose babaho ku isi, ngo niwe muntu uzi hasoze zose, uterwa ishema nawe ndetse ngo bakorana mu bikorwa bye by'ubucuruzi umunsi ku munsi. Bashabe ni umunyarwandakazi w'umushabitsi ndetse akaba umunyamideli washinze Kabash Fashion House, inzu ihanga imideli ndetse igacuruza imyenda n'inkweto. Si ibyo gusa kandi kuko yanashinze Kabash Cares ikora ibikorwa byo gufasha uyu munyamideli umaze kuba ikimenya bose mu Rwanda ndetse no hanze. Ubundi inzira yo kumenyekana yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo yatsindaga amarushanwa ya Miss MTN ndetse anaba ambasaderi wa MTN muri uwo mwaka. Si ibyo gusa kandi kuko yanabaye Miss Nyarugenge muri 2012. Mu gihe umukobwa yanagizaga amashuri yisumbuye yatangiye gutanga serivisi za protocol mu masosiyete menshi atandukanye arimo nka MTN, Ferwasi ndetse n'ibindi bigo bitandukanye. Reka ngusubize inyuma gato. Mu mwaka w'2012 Bashabe yabaye umuyobozi ushinzwe kugurisha no kwamamaza ibikoresho muri farumasi ya Lac. Nyuma yo gukora muri farumasi ya Lac imyaka igera kuri 2 yose, mu mwaka w'2012 Kate Bashabe yatangiye gukora muri sosiyete ye bwite ikora ibijyanye no gutumiza ibicuruzwa mu mahanga. Ni ibicuruzwa byarimo imyenda, imodoka ndetse n'ibikoresho byo mu nzu. Ibi byose bigakorwa mu izina ry'abakiriya. Nyuma y'igihe gito akora muri ibyo, Bashabe yahisemo gukurikira inzozi ze zo gukora mu bijyanye n'imideli, maze afungura ku mugaragaro inzu ye y'imideli ya Kabash Fashion House. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Bashabe yaguye imicururize ye aho yibanze ku gishushanyo mbonera cy'imbere, ubukorikori bwa Afurika byose bigakorerwa muri Kabash. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 Kate Bashabe yatumiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu birori mpuzamahanga byo kwerekana imideli ku butumire bwa Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kumenyekanisha ibicuruzwa bya Kabash. Nyuma y'umwaka umwe ibyo bibaye, ubwo hari mu mwaka w'ibihumbi 2017 Bashabe yateguye ibirori by'urukundo aho abahanzi bakoraga live bateye inkunga abana bakennye mu Rwanda. Amafaranga yakusanyijwe muri iki gikorwa yateye inkunga abana barenga 500, maze mu mwaka w'ibihumbi 2018 Bashabe ashyira mu bikorwa igitekerezo cyo gushinga Kabash Cares. Kabash Cares ni ikigo gitera inkunga abanyeshuri batifashije mu bijyanye n'amikoro. Kate Bashabe uretse kuba ari umushabitsi ndetse n'umunyamideli, ni umuhanzi mwiza ndetse ijwi rye rihogoza ryanyuze amatwi ya benshi, rinahembura imitima y'ababashije kuryumva, kuva ku bamwegereye bya hafi kugenda ukagera kuri Ishimwe Clement washinze akaba anayobora inzu itunganya umuziki ya Kina Music. Uyu mugabo bivugwa ko yigize kumva ubuhanga bw'uyu mukobwa Kate Bashabe mu kuririmba, akagira itekerezo cyo kuba iyamamanaginga, ariko Bashabe akabitera utwatsi. Nubwo atabikoze kenshi ngo bigaragaze kenshi, ariko yagaragaye mu ndirimbo yiswe U&I irimo abahanzi nka The Ben, Mani Martin, Andy Bumuntu, Iva Bravan ndetse na Muneza Christopher. Ni indirimbo iri kuri channel ya YouTube mu mazina ya Kate Bashabe. Ni indirimbo avuga ko yakoze agamije gutanga ubutumwa, ariko nta yindi gahunda yo gukomeza gukora indirimbo. Hari inkuru nyinshi zagiye zivuga kuri uyu mukobwa, izabaga ari ukuri ndetse n'ibihuha birumvikana ko bitabura, ariko uyu munsi niyo mpamvu ndi hano kugira ngo tubisesengure, tuvane ibinyoma mu kuri ndetse n'ukuri tukuvane mu binyoma, maze turushaho gusobanukirwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 hari inkuru zacacaye zivuga ko uyu mukobwa yakubise abandi bakobwa 2 wenyine akabifasha, ndetse nyuma za gutabwa muri yombi, ariko aza kurekurwa nyuma y'iminsi 2. Mu buhamya bwatanzwe n'umwe muri abo bakobwa yakubise, ngo nuko Kate Bashabe icyo yabahoraga yari Instagram account yari yafunguwe n'umuntu utarabashije kumenyekana, ngo uwayifunguye yakiraga abagabo bamaze kuryamana na Kate Bashabe, yaba abo mu Rwanda ndetse n'abo mu mahanga. Ibi byatumye Kate Bashabe ahamagara kuri telefone umwe mu nshuti ze, yaba ari we biri inyuma, aramwihaniza, ariko ndamubwira ko atari we wabikoze. Ubwo Kate Bashabe yaracururutse ndetse anasaba imbabazi uyu mukobwa kubw'amagambo mabi yari amaze kumubwira. Nyuma ngo Kate Bashabe yaje guhamagara uyu mukobwa
nk'uko abyivugira mu buhamya bwe, amusaba ko yamusanga iwe mu rugo. Ngo amaze kuhagera, Kate Bashabe ahita amuzirika, amutera ubwoba ko ashobora no gupfa nataramuka abyemeye. Uyu mukobwa yaje kubyemera ndetse afatwa n'amajwi nk'uko abyivugira. Nyuma y'ibyo ngibyo, uyu mukobwa ngo yaje gutegekwa guhamagara undi mukobwa wundi w'inshuti yabo, nawe Kate Bashabe yakekaga, amusaba ko yamusanga mu rugo kwa Kate Bashabe. Uyu nawe yarahageze, ahita azirikwa, barakubitwa karahava. Mu buhamya bw'uyu mukobwa avuga ko yatse Kate Bashabe amasaha 24 ngo abone uko asiba iyo akaunti ya Instagram. Nuko Kate Bashabe arabarekura, abandi nabo bahita baruhukira kuri sitasiyo ya polisi y'Igikondo. Maze Kate Bashabe atabwa muri yombi gutyo, ndetse anakundwa iperereza nk'uko byemejwe n'uwari umuvugizi wa polisi muri icyo gihe, Bwana CP Emmanuel Hitayezu. Ku itariki 20 Nyakanga umwaka w'2017, ku rwandiko rw'urukiko, ikinyamakuru Igihe cyavuga ko cyari gifitiye kopi, rwahamije uyu mukobwa icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa, rwanzura ko agomba gutanga ibihumbi 500. Yagombaga kandi kwishyura indishyi y'akababaro y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 2,375, ndetse agatanga n'amagarama y'urubanza agera ku mafaranga 35,000. Ibi byose byabaye ahagarariwe n'umwunganizi mu mategeko, dore ko uyu mukobwa we yari yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2017. Indi nkuru utabasha gusimbuka uri kuganira ku nkuru z'ubuzima bwa Kate Bashabe ni inkuru y'urukundo rwe na Sadio Mane. Iyi nkuru yadutse ndetse inakwirakwira cyane mu mwaka w'2019. Ibinyamakuru byo mu Rwanda ndetse n'ibyo muri Senegal bibahoza mu nkuru z'imbere mu makuru yabo. Gusa aba bombi bagiye babihakana kenshi. Sibyo gusa kandi kuko Kate Bashabe yanavuzwe mu rukundo na Aime, umuhanzi wo mu gihugu cya Nigeria, tariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2024 saa 12:23. Ikinyamakuru Nyarwanda.com cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti Kate Bashabe yarabyaye bigirwa ibanga. Iki ni ikibazo cy'umunyamakuru Freddy Musoni wanditse iyi nkuru. Mu mpera z'umwaka 2023 humvikanye inkuru nyinshi zivuga ko uyu mukobwa yaba yaribarutse umwana we w'imfura ariko akabihisha. Maze mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda, ubwo yabazwaga niba iyo nkuru koko ari impamo, yabiteye twatsi, avuga ko atabyaye kandi umunsi azabyara azabitangaza. Uyu mukobwa arakabakaba imyaka 34 ariko nta mwana ndetse nta n'umugabo afite. Umubonye ku isura ntiwabura kumukekera hejuru gato ya kimwe cya kabiri cy'imyaka nkubwiye. Ni umukobwa uzi kwiyitaho, agakora siporo zihagije, akarya neza, maze agahorana itoto n'ikimero gikurura benshi. Naha nsoreje iki kiganiro, reka dusubire mu kanya mu bindi biganiro byacu. Nugikunda usige ukoze like ndetse unagisharinga abandi. Aka ni agacuma k'ubumenyi usomaho ugasobanukirwa, wacuru ugacana ku bintu kutamenya. Njye mwenzi w'iyi ntango nitwa Aime. Confiance, mugira amahoro.